nongeye kugusuhuza aho uherereye hose, haba ku mugabane w'Uburayi ndetse n'umugabane wa Aziya ndetse n'umugabane wa Afurika n'umugabane wa Amerika. Ku mugabane wose ku isi hose murankurikira njya mbibona, ndabakunda kandi nzi ko urukundo mu nkunda nanjye ndabakunda. Yes, mu by'ukuri maze iminsi nsoma komenti zigiye zitandukanye, zaba zo kuri WhatsApp cyangwa se izo muri komenti zisanzwe. Ndi kubereka umuvandimwe ushobora kuba ushaka network ya TRC20 cyangwa TRX. Ni ukuvuga ngo TRC20 ni network ya TRX. TRX kuyishaka muri Binance cyangwa se kuyishaka muri OKX. Turakoresha exchange dufite muri telefone hano, dufite Binance, OKX nako twayishaka, ariko mubishaka mwakwandika muri comment ku buryo ya OKX ifungurwa ukazajya uyikoresha. Tugiye kwinjira muri Binance tudatinze, ntabwo nshaka ko ino video iba ndende nka babandi bakuba bavuga baryongora. Oya, ni ukuvuga ngo tugiye gushaka network TRX nko kubikurizamo amafaranga yacu. Ubu ibikoresho bya content creators byifashishwa mu majwi n'amashusho birimo microphone z'ubwoko bwose, sound card, amatara ya telefone na kamera, ring light, phone stand, camera stand n'ibindi. Ntibikiri ngombwa ko utumiza yarangiye kuko mu cyanzu.com kuko ariho honyine ibikoresho wabisanga. Sura website yacu ariyo www.cyanzu.com. ukore order wifuza. Turakwibutsa ko aho uherereye hose mu gihugu ibikoresho tubikugezaho ku buryo bwizewe. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri 0788111333. wadusanga aho dukorera Kigali mu mujyi rwagati munsi y'inyubako yo kwa Makuza, Cyanzu.com. Waba content creators bije uburyo bw'amapplication agiye atandukanye hagati ya Satoshi Globe na Bitcoin. Okay, ariko ubw'ingenzi nifashishije uburyo bwa Satoshi Globe. Aho ninjiye muri Satoshi Globe naza kuza kuhasanga TRC20 ariyo ishobora gukoreshwa nk'ama USDT ushobora kuba wabikuza. Okay, nafunguye application yanjye, ndangije ndayireba, maze kuyireba ndavuga ati se ubundi bisaba iki kugira ngo mbashe kuba nabikuza. Naje nkanda kuri account view balance, maze gukanda kuri account view balance banyereka ko mfite uburenganzira kuba nabikuza mu buryo. Barambwira ngo naje ndakanda kuri withdraw. Ako mbere yo gukanda kuri withdraw nabanje ndareba network dushobora gushyiramo wallet address yaba ari iyi. Naje mbona hari hejuru habanza dufiteho Bitcoin shop, babikuza mu Bitcoin, Ethereum na USDT TRC20. Naje ndavuga ati reka nze nkande withdraw maze ndebe uko babigenza. Naje ndasoma hano hasi gutya ndeba network bashobora kuba bakoresha. Dusabye ko dushyiramo ama TRC received address na yindi TRC received address. Turajya gushaka muri Binance. Nugera muri Binance yawe ugiye gushaka ama TRC20 bitewe na network bagusabye, ngiye kukwereka uburyo ushobora gushaka TRC20 muri ama TRC muri Binance. Niba baragusabye ama TRC cyangwa se ama Litecoin cyangwa se ama BNB Smart Chain, ni uburyo ugiye kukwereka uzajya ukoresha ugiye gushaka network, ukayikopi ukagenda ukayitestinga muri application yawe. Uraza ukande kuri More muri Binance, barakwereka option zisa gutya. Uraza kandi kuri deposit, umara gukanda kuri deposit uragera kuri information zisa gutya se ku makuru baguhaye meze gutya. Uraza ukande kuri research, umara gukanda kuri research urasearchingamo ama TRC gutya. Wowe urakora kuri iriya yo hejuru, barayiguha imeze gutya. Bamara kuyiguha imeze gutya urakora copy ku yo hejuru. Urakora copy ku yo hejuru number 1. Urakora hejuru, numara gukora ku hejuru kore copy, numara gukopiya urakora. Urabona ko dufite return ya TRC20. Urakora copy, numara gukora copy uratuza utesting muri application yawe. Twakoresheje application ya Satoshi Globe bitewe n'uburyo ariyo bari kudusaba gukoresha ama TRC20. Ubwo ni network ya TRX. Yes, okay, nubwo ndi kubivuga nabi bwo muranyihanganira, murareba ku byanditse. Turaza tujye muri
balance account yacu. Urabona yuko bari badusabye kuba twaba dufite ama USDT angana n'amatiriyarasi 20. Ukanda kuri withdraw, wamara gukanda kuri withdraw ugashyiramo ya address tukuye muri Binance. Turebe ko twayikopiye neza, turakanda copy. Okay, nabona ko tuyikopiye. Tugaruke dutestingemo ya wallet. Hano dushyiremo amount, dushyiremo 10 USDT, turangiza tukande withdraw. Yes, urabona yuko tubikoze. Urabona abakata gas fees imangana na USDT 3 hagati y'amasaha 48 uyabona kuri account yawe ya Binance. Guys, niba uburyo ubonye ariko bwiza kandi ubwishimiye kandi uryohewe n'ikiganiro cyacu, ujyane wandike muri comment hasi ngo ibyo nashakaga byakonze kandi mwaza dukorera video yindi. Andika muri comment y'ikintu ushaka twaza gukorera muri video izakurikira. Guys, mfite ibintu byinshi ariko kumutera kwandika muri comment mbe nabiba. Yes, niba kandi subscribe ubundi ujye ubona notification mu wa mbere, kandi kuri all notification uyibagirwa na like na comment kugira ngo ino video uyiteye inkunga ibe yabasha kugera kuri bayihe n'abandi bantu bayirebe. Murakoze.